turi ahantu mu mwobo, ahantu hateye ubwoba cyane. Twagiyeyo gushaka inganzo, turiyo turi abapoeti batatu batandukanye muri iyo cave. Aho hantu muri uwo mwobo tugiyeyo gushakisha iyo inspiration yo mu muse kugira ngo tubashe gukomeza duhanga ibihangano byiza. Ni nijoro, harakonje, ahantu hakonje byatari. Tubyutse dusanga wa mu muse wajya kuduhereza inganzo nta uhari. Umushuti wanjye Abdul uraho, basanzwe bafitananye story y'urukundo, story ikomeye cyane, kuko mu muse ntago yakagombye gukunda umuntu usanzwe, umu simple human being, ariko urukundo ni urukundo. Yasanze barakundanye. Nisanze mu rukundo, nakunze uwo ntagakwiye gukunda, ariko niyo mahitamo nari mfite. Nyuma yo kumukunda byamusabye yuko yahitamo ubuzima cyangwa se njyewe na bagenzi banjye. Mbonye inganzo reka mpimbe mpange mpera impande, ngire mwese mwumva neza kuko ibyo mwumva si ibanga. Nitwa Mnemia, turi ahantu mu mwobo, ahantu hateye ubwoba cyane. Twagiyeyo gushaka inganzo, turiyo turi abapoeti batatu batandukanye. Ngiye muri iyo story ndi umu best friend yo mu muse muri iyo cave. Aho hantu muri uwo mwobo tugiyeyo gushakisha iyo inspiration yo mu muse kugira ngo tubashe gukomeza duhanga ibihangano byiza. Ni nijoro, harakonje, ahantu hakonje byatari. Tubyutse dusanga wa mu muse wajya kuduhereza inganzo nta uhari, kuko twahitaga tubyiyumvamo ako kanya, kuko n'umuntu twabanaga, twakoranaga buri kimwe cyose. Dusanze nta uhari, tubaye disturbed nyine mu mitwe yacu. Ntago turi kwiyumvisha uburyo ki yagiye he, byagenze bite, kuko twumvaga nyine tuzakomeza turi kumwe. Ako kanya umushuti wanjye Abdul uraho, basanzwe bafitananye story y'urukundo, story ikomeye cyane, kuko mu muse ntago yakagombye gukunda umuntu usanzwe, umu simple human being, ariko urukundo ni urukundo. Yasanze barakundanye, aramukunda. Ni nayo mpamvu ibindi ndabibabwira nyuma. Abdul abona leta arayizana, kuko iyo lettre yari yanditse mu Cyarabu. Arayizana kugira ngo mbashe kuba nayimusomera, kuko poetry ni umuntu uri mixed, uri strange, utandukanye n'abandi. Yakoreshaga indimi nyinshi cyane. Nkifata iyo lettre, ibyo nahaboneye byari noneho birenze, byari ibintu byadukozeho twese, kuko numvaga ngiye kubasobanurira ibintu nyine byambabaje cyane. And then ndababwira nyine ko poetry yavuze ko agiye ahandi kuza inspiringa, kuzatanga inganzo ahandi. Twese duhita tuba lost byatari, tuhita tubura n'imbaraga muri twebwe. Twagombaga noneho guhita dutangira kumushakisha, ariko se yararihe. Nicyo kibazo. Deja turi lost, ntago tuzi aho yagiye, ntago tuzi niba koko agihari.
turamushakisha byatari tumugwaho nanone tumugwaho nawe ari gupfa ari between ubuzima no gupfa yarafite igikomere ku mutima igikomere kinini byatari and then atubwira impamvu ariko ababara cyane afite pain nyinshi byatari nanone twarishimaga kubona twamubonye ariko nanone tukabona agiye gupfa tuba shocked cyane byatari tuba shocked kugeza na n'ubu ntago nasobanura niba koko twaramubuze cyangwa se agihari kuko ni ibintu birenze kugeza mpaka na n'ubu murakoze cyane. Ton tempo saccadé s'insinue dans mes tempes. Je revis mon passé avant que tu décampes. Expression délicate, tu saisis mon esprit. Tu saisis mon esprit, mon esprit. Car à chacun de tes mots, mon esprit s'abandonne. Oscillation de voix, tout mon être fusionne. Créature en cavale, tu t'inscris dans ma peau. Épigramme inconnue, je deviens ton radeau. Ton tempo saccadé s'insinue dans mes tempes. Je revis mon passé avant que tu décampes. Expression délicate, tu saisis encore mon esprit. Mais elle dit qu'elle s'en va, pas pour autant. Qu'elle va parcourir le monde et inspirer les autres. Or que nous, elle vient de nous laisser dans un vide intérieur. Lorsque je me rends compte qu'elle est partie, et peut-être à jamais, une enfonçure interne, je le sens. Je sens un vide qui s'ouvre en moi si indescriptible. Je ne savais pas que pour nous, elle était une déité, une divinité. C'est comme si on est frappé par la destinée, une atrocité. Je me sens éternellement tombée. Non, quasiment là, tant que poétesse, je me perds. Est-ce que jamais je ne te reverrai? Toujours à toi, moi je penserai, car lorsque je marchais seule ailleurs étant fatiguée, tout de moi et moi-même me sentant m'anéantir. Tu étais là, ton camis meilleur, tout se déplace à ton ombre qui efface le tout de mes mauvaises traces. Même l'univers défile. Je marche de l'avant, mais c'est comme si je recule. Où es-tu maintenant puisque je marche seule, même quand je ne fais que dormir? Je sais que voir un être de ton genre est éphémère. Être qui accompagne, belle âme qui inspire. Est-ce que jamais je ne te reverrai? T'oublier toi, moi je n'oserais, je n'oserais, je n'oserais. Nitwa Talia, mvuye mu mwobo. Umwobo uteye ubwoba sana. Habamo utunyamaswa twitwa chauve-souris cyangwa uducurama. Habamo n'ibindi bintu byinshi biteye ubwoba cyane. Muri uwo mwobo mbamo kugira ngo nshake inganzo. Ndi umuririmbyi, ndi umu-artiste. Ariko nagiye muri uwo mwobo kugira ngo nshake inspiration, kugira mbone iyo inspiration. Biragoye cyane pe. Umuntu ugomba kumpa inspiration ni poetria. Inganzo mfite nshaka kuyongera, nshaka kongera inganzo mfite kugira ngo ive ku rwego iriho ijye ku rundi. Niyo mpamvu mba muri uwo mwobo. Nimbabwira umwobo mwumva umwobo koko uteye ubwoba bya hatari, ni umwijima gusa.
kambabwire kambumvishe inganzo mfite mwumve noneho nindamuka nongereweho ibindi birushijeho uko byamera. I am lost, 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 lost to never be found. I am hurt, hurt to never be healed. I am empty, empty to never be filled, empty to never be filled. Murumva ko nkeneye inganzo, nkeneye byinshi birushijeho, nkeneye poetry. Nitwa Zusi, ndi umusizi utasiga ntafite inganzo. Nturutse kure cyane mu buvumo, ahatari umwuka mwiza wo guhumeka twe nk'abana b'abantu. Nta kindi nakurikiye usibye inganzo, ariko siyo nasanze gusa, nisanze mu rukundo. Nakunze uwo ntagakwiye gukunda, ariko niyo mahitamo nari mfite. Nyuma yo kumukunda byamusabye yuko yahitamo ubuzima cyangwa se njyewe na bagenzi banjye, ariko byaratugoye kubyakira, kuba yadusiga tugasigara tutabasha gusiga. Inganzo yanjye ni iyi ngiyi. I deleted this memory but it never fades. That picture left never ends. Why now goosebumps? Why am I so stuck? Damn, fuck, now does the devil live inside my soul long enough to let go of myself? Bang, bang, the feelings left none on my land. Am I living in an empty chest? See, I'm no longer a person of northeast and southwest, man, I'm lost. I hear a cloud neighbor with sounds of no meaning. These songs of no melodies guard my eyes, a level of tears. Nyuma yo gukunda ndetse nkakundwa, sindamenya neza nimba uwo nakunze agihari cyangwa se yaragiye. Ndacyajijwe, nakunze poetry. Une muse, combien même dans sa ruse, on l'aime elle aime sans rien demander, sans tant démontrer, elle souffre, mais sa souffrance ne peut être crue. Elle est censée être la plus sûre dans ce monde-ci. I am hurt, hurt to never be found. I am empty, empty to never be filled, empty to never be filled. When I found her, I let her in. You were my guide, my light in the dark, my guide to the destiny. I'm just weeping faces, a broken heart, a void soul, a mess of emptiness. Now she's gone, she left me behind. She took my heart with her, she took my soul with her. Now I'm empty, empty. Now I'm empty, empty. For she is gone, she is gone, she is gone. Yes,
BigTown TV mwonje mwiriweho. Uyu munsi twanje twahuye kuri BigTown TV mu biganiro byacu bya buri munsi. Reka nongere mbibutse ko mugomba gukanda subscribe kubatarayikandaho kugira ngo izi gahunda zacu zibagereho mwese kandi mu buryo bwiza cyane. Ni kuri YouTube channel yitwa BigTown TV. Hariya handitswe n'amabara y'umutuku subscribe, kandaho kantu inzogera ku ruhande nayo gahunda zigende fresh kabisa. Nyuma yo kuba kanze subscribe reka mwibutse, my name is Batewe and this is BigTown TV. Hano imbere yacu ngira ngo murimo kubona abakobwa babiri beza cyane n'umusore bari kumwe. Navuze beza bahita baseka kubera iki. Yes, abangaba mu byukuri imbere yuko navuga ikintu icyo cyose reka tubanze turebe trailer, iyi trailer ya movie yabo. Tubanze tuyirebe, inyuma gato yo kwireba tugaruke noneho tunaganira kuri iyo movie n'ibindi byinshi bitandukanye. Baturutse mu mwobo, bibera mu mwobo, niho baturutse baje kugira ngo tuganire. Reka tubanze tuyirebe and then ibindi ni mukanya gatoya. Sommes-nous libres? Ton tempo saccadé s'insinue dans mes tempes. Je revis mon passé avant que tu décampes. Voir au-delà, je vois là-bas, mais tu t'en vas. So long as the sun shines and the moon lights, in my mind you will always be, and in my heart you will always shine. I am lost, lost, lost. Yes, inyuma yo kureba iyi trailer ngira ngo mwabyiboneye namwe mu barimo gukurikirana BigTown TV. Aba bantu bibera mu mwobo niyo life yabo, ariko imbere ya byose reka tubanze tubamenye kwanza. Dutangiriye hano ku ruhande, atubwire amazina ye. Murakoze, nitwa Nadine Ishimwe. I am an artist, nkora ibijyanye na poesie musicale. Okay, hagati Nitwa Umutesi Nina Salim. Ndi umwanditsi, ndi umupoetess, ndi umudirector. Nkora ibintu byinshi bitandukanye muri entreprise ziri artistique. Murakoze. ku ruhande Nsabiyumva Abdelmajid, Rusinero Wide as a poet. Nkora poetry, nkaba ndi n'umwacteur. Yeah. Okay. Ndabona mwese mwambaye imikara. Ntago nshaka ibisubizo by'amagambo. Ni muri action. Sibyo? Ninde wahisemo ko mwambara black? Nta kuvuga, ndashaka action. Ninde wahisemo ko mwambara black? Ninde ukunda kurya cyane? Ninde ukunda gucitinga? The best one. Ugucitinga we ni wa mbere kabisa. Age. Ninde ukunda kubeshya? Ninde utajya wubahiriza igihe? Ndagore uyu munsi.
ninde ukunda kurakara? Ninde ninde ukunze guhora aseka? Ninde ukora amakosa buri munsi mu rugo? Ninde uheruka gukora amakosa ku babyeyi? Ninde unywa inzoga nyinshi? Okay. Yes, barimo gukurikira BigTown TV, ngira ngo mwamenye character zabo. Okay, they're so funny baracyari batoya bose kandi bazi ikintu cyitwa art cyangwa inganzo. N'iki kintu turi buganire uyu munsi nyuma yo kuba mwabonye iriya trailer ngufi ariko irimo ibintu byinshi. Reka tubanze tugane kuri trailer. Dutangiriye ladies, tukatangiye ku mazina, reka tusubize ku muhungu ariya atubwire ku bijyanye ni trailer yayibonye gute cyangwa niki kiri ku what is going on muri trailer. Icyo navuga kuri trailer yerekanye ibice bike mu bintu byiza byinshi biri muri filme yose. Twateye amatsiko abantu cyane. Ni trailer iba yerekana ni trailer iba yerekana nyine akantu gatoya kagize movie irambuye. Icyo nababwira cyo it's dope, iraryoshye, noneho movie nibamara kuyigeraho ubwo bazumirwa. Okay. Nina nawe watubwira ku bijyanye ni trailer? Ku bijyanye n'iyo trailer nk'uko mushuti wanjye Abdul yabivuze, ni akantu gato cyane mu bintu byinshi kuko trailer murabizi nyine twashatse nyine gutera amatsiko. Nanone na movie nayo ubwayo bwite nayo ni movie nziza byatari nziza cyane. So iriya trailer iri kugaragaza mysteries, iri kugaragaza poetic side, iri kugaragaza mbese inganzo muri rusange, iri kugaragaza nyine na beliefs nyine za divinity, ibintu nyine by'imyemerere ariko mu yindi si ya imagination. Okay. Trailer wayibonye gute mama? Okay, nkuko bagenzi banjye babivuze, iri très artistique, niko twabivuga. Iri très artistique, ni ibintu tutamenyereye cyane. I know ko abantu bazabikunda parce que turashaka gukora ibintu biri ku rwego ruri très professionnel. Shaka gushira unabivuga gute, poésie muri genre ya cinema ariko ikajya ku rwego rurerure, bizaba biryoshye cyane. Okay. Hano hari umuntu uri kunyongorera arimo kumbwira ngo ufite iminwa myiza cyane, wabimubwira? So Nadine, I think you have very interesting lips. Wow. Damn, like thank you. Maybe we can have a conversation about that later. I know, right? Miliyoni 3 zonyine. We don't ask ibintu byinshi. 3 million. 3 million for what? For the conversations, Even for the conversation. I know, right? 3 million. N'ubuntu ndagutanga bapfa kuntwara neza bite byawe. Okay, akangako nagaciyemo ariko still gahunda ziracyakomeza. Mu by'ukuri nabonye iriya lifestyle mubayemo muri iriya movie. Reka dutangire kuri ninde watekereje iyi idea yo kujya muri cave cyangwa iriya myobo bayita gute mu Kinyarwanda? Ubuvumo. Ninde watekereje iyo idea yo kujya mu buvumo? Ninde watekereje iyi movie? Ninde wayanditse? Izi idea zavuye he? Murakoze cyane. Bwa mbere natekereje kuri movie
ubundi ndi umupoetess n'umwanditsi, and then najyaga nandika ama screenplays ariko bitari mu buryo buri professional. Movie nayanditse muri 2020 umwaka ushize, yari muri ndakeka September cyo twahuye. Se muri September, and then nandika movie ijyanye na imagination iri muri genre itamenyerewe, genre iri poetic, genre nyene ya fantasy and melancholic love, nk'ibintu nk'ibyo. And then mitampura bwa mbere na Abdul nkirangiza kuyandika. Hari studio yakoreragamo, but turashootinga bwa mbere birapfa, badutakaza ama footages, and then njya kujya muri Mashariki Film Festival muri workshops zabo, and then baramproducing. Okay. Ese igitekerezo cyavuye he? Urabona iyo watekereje ikintu, maybe ushobora kuba ari inspiration wakuye ahantu, ushobora kuba wabirose, ushobora kuba waganirijwe n'umuntu, byavuye he? Yavuye mu nzoga. Igitekerezo ngendo umuntu nyene ukunda isi ya imagination, isi tabaho ahantu nyene hadasanzwe. Narebaga mu zino nuza za ino story aba Greek abagereki, bagiraga aba muse benshi bagera kuri aba muse mu Kinyarwanda ni iki? Muse mu Kinyarwanda ni nka ikigirwamana hajya goddess, n'umupfumu, goddess of art zitandukanye. Bona abapfumu? No. Iyo ikintu kigwa inspiration ugiye gukora art, aba ari muse. Nk'ubu wenda ugiye gushushanya nk'ikintu, noneho cya kintu cyatumye ugira ya inspiration yo gushushanya ya art yawe, niyo muse. Ni imizimu nyine. Akenshi bakunda kubivuga cyane ku bantu batandukanye, ugasanga wenda cyane wenda nka Abdul akaba wenda yarabonye umukobwa mwiza, and then akavuga ati uriya no mu muse wanjye, ariko muri movie ya poetry ntago ari muri yo side, ni side yo kuba koko mu muse twaramubonye neza cyane. Ni muri yo side ya gutyo. So noneho mbivana muri izo stories z'abagereki, and then mitamvuga ati reka nandike ku mu muse wa poetry, nakwita poetry ya la muse ni muri French. Okay. Ukina nkande muri iyo movie? Ni wewe director, ni wewe wayanditse, ni wewe wagize inspiration maze organizinga team yawe, ariko ukina nkande? nkina nitwa Mnemia, nkina ndo mu best friend wo mu muse. Ni ibintu bitabaho mu isi isanzwe, kuko bazi ko mu muse n'umuntu ni ikintu kitaba kigaragara, but twe twarabanye nawe. Muri iyo movie mba nkina ndo umuntu uri proche ye cyane, proche yo mu muse poetry. So nk'abandi nyene side ze zose, uburakari bwe, kubabara, nyene byose by'ubuzima bwe. Okay. We mu muse ni umukobwa, ni umuhungu, ni umugore, ni umugabo, ni umukecuru, ni umusaza? Mu muse ni umukobwa ukiri na muto. Wenda mu kiganiro c'ubutaha nawe azaboneka, nawe atange nyene igitekerezo. Okay. Reka tugaruke noneho mu guhuza abantu mugiye gukina na movie. Umaze kugira igitekerezo, umaze kuvuga ngo iyo movie tugiye kwishutinga, ariko ni movie idasanzwe, ntabwo imenyerewe mu Rwanda. Team watangiye kuyorganizinga gute? Ni ibintu bitari byoroshe habe na gato, kuko bose barabizi. Njya natangiye kuva 2015 ndi kwandika, ahantu hose najyaga bambwira ati ibintu byawe ni ubusazi, nta hantu nyene birarenze, uri kumva. So noneho mitampura nabo nyene ari uko nguko, babyumva bumva nyene ko art igomba nyene kuba on high level, and then turahuza
ya ariko nyine kugira ngo mbone uwakina nko mu muse byantwaye time ya kuko nashakaga umwarabu umuntu nyine uri nka latino gutyo ya waramubuze naramubonye yarabonetse ya niyo mu music mukoresha muri music yangize ngo waramubuze hari umujyamo witwa Sparks Don Gogon ari kumuguhereza waramugira ya ndabafite benshi mfite Sparks mfite Abuyi mfite Ngegeta bose nabarabu bari kwikina neza kabisa ya twashakaga abarabu and then no muri tradi Arabic life iri mixed nyene na modernity so nukuvuga ngo harimo beliefs nyine ziraho nanone ntago tuvuga Allah cyane but nanone ni traditional Arabic okay so organizing a team yawe muje muri production tujya muri production yes sasa hari ikindi kintu gitangaje muri iyi movie kidasanzwe kuntu mwatekereje gukinira mu mwobo mu tuvumo ninde watekereje ninde wagezanye iki gitekerezo movie yaje yanditseho ubundi nandikaga nyene grotte kuko movie iri muri French ariko ifite na subtitles nyene kandi remixed nyene muri languages zitandukanye n'ikinyarwanda kirimo so noneho muri movie script yayo hari handitse nyene ko iyo si igomba kuba nyene muri cave ariko ni ibintu abantu bose bareba script bakambwira ati ntago aho hantu twahabona bambwiraga nyene ko ari ibintu bitabaho byasaba budget ndende byatari ariko ngira amahirwe yo kuba naragiye muri Mashariki Film Festival njye mwita njya muhereza respect cyane Robert Karara yari mu ba mentors baho hantu ayirebye arambwira ati hano hantu tuzabona niyo umuntu nyine yampaye icyo gitekerezo nyine ko iyo cave yaboneka kandi abantu bayikiniramo kandi ndabimushimira okay iyo cave kuyishakisha kugira ngo muyibone cyangwa iyo myobo utwo tuvumo kugira ngo mutubone iyo process byagenze gute byari ibintu bigoye cyane kuko yego hari hazwi nyine ko i Musanze hari different caves hari ubuvumo bwinshi butandukanye but byari ibintu nyene bigoranye parce que byari ibintu byo kurinda gusaba wenda muri RDB hakaba process ndende cyane wayo movie bimeze bite bidusaba nyene kunakoresha na copyright ndayikoresha and Robert Karara na technical team nibo bantu navuga nyene ko barushe cyane mu gushakisha nyine aho hantu twakiniye ntago byari byoroshe niyo tunabyibutse ni documentary ni indi story ni ibintu muhereze microphone ngira ngo twavuze izo caves saseka hari utuntu twabayeho twishi tudasanzwe reka abanza twibutse imbogamizi nizihe nikibivuga mise nibuka imbeba yaduturutse hejuru ahantu twari turyamye ko hari scene twagombaga gukora turyamye ngewe na twese ko turi batatu hejuru yacu ubwo hari nijoro nyine hejuru yacu haturuka imbeba ifite nk'ibiro nk'umunani cyangwa 12 ari ingana nk'inka kabiri yamanutse twikubita hejuru twese twenda nko kwirukanka nyine byari bigoye cyane uzi kwinjira nk'ahantu none ugasanga harimo imbwa yapfuye hagasigara utugufwa gusa like we was like are we going to finish this ibi bintu turaza kubirangiza byari twari dufite n'ubwoba byatari hasi hano twari turi gukora hejuru ari umuhanda imvura iranagwa turavuga noneho sasa imvura igiye kumanuka n'uyu muhanda utugwe hejuru ariko turavuga we must do it akazi karakomeza okay buri muntu atubwiye experience yakuyeho ibintu bidasanzwe yabonyeho ukuyeho imbeba muhereze na
Okay, murakoze. Nka experience ngiye nakuyemo. uyu mugabo no kuri kamera bari kureba iminwa yawe Birabibazo. Okay, nka experience ngiye nakuyemo. You always have to be ready and prepared, right? Kubera ko nkuko Nina yabivuze mbere twagerageje gukina footage zirabura kubw'impamvu zitandukanye ukareba noneho kujya muri cave ahantu hapfiriye ibintu nyine nko kujya simbizi ukuntu hari hameze byari biteye ubwoba cyane ku buryo ngiye ku giti cyanjye navuye namaze icyumweru ariko navuye ndi kuvuga ati nta hantu hamwe ntashobora kujya like nyine I have to always be ready for obstacles. Usibye imbeba n'iki kindi wabonye kidasanzwe hariya kikagukanga maybe uducurama twaranganze kandi ari ikintu gisanzwe uducurama ni twinshi twari twishi cyane kandi tuza iyo haryo urumuri ruhari yaho urumuri rutari ugahita ubona tuje twose at the same time also twagukangaga twaranganze cyane njye naranafainted yeah I fainted neza muri scene hagati I fainted turanahagarika na shooting dukora the next day it wasn't easy byari bikaze cyane ni nawe niki cyagukanze nongeremo byashankanze byari ibintu biseke binatangaje kuva gihe nkihinjira nahise mbwira nyene bose n'ababduitsi ntago turi bushooting kuko first of all hari ahantu hateye ubwoba byatari hakonje ugahita wumva ubuze n'ubuhumekero habaga hakonje ariko ukumva impemu nago uri guhumeka neza and then habaga hari n'ibintu by'inuza amayarara amapubele zose ni nkaho ziri and then hakaba icondo cyinshi byatari icondo ahantu nyine hateye nyine ubwoba nyine tu musubize microphone nawe abashi mwashutinze iminsi ingahe mwararaga hehe ubuzima bwari bumeze gute muri izo cage okay urabona nk'aba artiste il faut toujours se débrouiller we have to try to find solutions ko twagiye dufite plans zo gukora 2 days dufite gukora 2 days zonyine and it turned out ko twagiye lendi turinstara turara in a place lodge iraho oya nago twaraye harakonja cyane haba hari nko muri minus nago waharara haba hari muri gutyo minus so twagiye ari nko kwa mbere then tugera place we stay there hanyuma buke mu gitondo nanone twari tukiri muri struggle suko dushaka ahantu dukorera kuko hari yabe bugomba gusaba uruhushya ibintu nk'ibyo nzira ndende hanyuma tuje kubibona n'ubundi tugerayo kwa kabiri nko mu masayine saa 5 to install lights kuko hari nko munsi y'umuhanda iyo cave twafataga umuriro hejuru ku rugo rwaraho hejuru kwinstara make up ntago nyine kumara umwanya waho ngaho abantu nkanjye tutangira kugira ibibazo dushutinga utuntu twakoze nk'iminsi 4 niba nibuka neza twatashye kwa 4 kwa 5 almost kwa 4 kwa 5 niba nibuka neza okay murashutinga movie yanyirarangira ese iyi movie wari wese wansubiza iyi movie ni series cyangwa ni movie mwiza ikarangira ni short film yeah ni short film iri mu buryo bw'ama films nyine aba screens cyangwa se agurishwa mu festivals atandukanye okay ifite how many minutes ifite minota ingahe 16 minutes minota 16 yonyine yeah muri minota 16 byabafashe iminsi 4 kugushutinga iminsi 4 yes irangirira muri utwo tuvumo cyangwa mwarayindi location irangirira muri utwo tuvumo it's like a short film ya festivals aba saba nyene gukora part imwe iri unique ariko nanone irimo stories nyinshi zitandukanye ariko
ivuga nyene kuri theme y'iyo movie, so ugasanga biba bigomba kuba perfect buri kantu kose kaba kagomba kuba perfect, buretse nyene ko twanahuye n'ibibazo byinshi. Mubivuge reka babitangireho. Ibibazo mwahuye nabyo ni ibihe? Navuga ko ari ibibazo ariko byadufashije no gukomera nka as a team. Ikibazo gikomeye cya mbere twahuye nacyo, umuntu wacu main character main character wo muri iyo movie yarafaintinze. She fainted. Ari wende bamwita poetry. None babiri barafaintinze? Actually we noneho byari birebire kuko urumva ari soft. Is it like reka tuvuge ari soft because naho hantu twari turi nago hari yahuye n'umubiri we. Ni wa wundi umwarabu? Mbese twahuriye n'ibibazo byinshi cyane ku buryo uwo twabanje gushutinga, ubundi was supposed to shoot gukora the whole night, tukabyuka twitahira, ariko muri shooting ya mbere ni nabwo yagize ibyo bibazo. Ndabyibuka nka saa 11 gutyo, saa 11 nibwo byabaye ngombwa yuko tuva hasi noneho turahaguruka tujya gushaka umuganga. Nuko nagize imana ko nizi Musanze, nari mfite umushuti wanjye w'umuganga waho nyine, tujya kubyirukankamo. Ubwo iryo joro nyine urumva uwo munsi set irahagaze, ahubwo noneho dufite ikibazo gikomeye, ntabwo tuzi neza nimba umuntu twajyanye ari muzima tuzamusubizayo akiri muzima, ariko we had to fight. Okay, so imbogamizi zikomeye cyane mwahuye nazo ni gufaintinga abantu babiri batandukanye umunsi umwe cyangwa iminsi itandukanye? Uyu we yari amenyereye gufaintinga, twari yakiriye kuko no muri shooting ya mbere, shooting ya mbere nayo twayikoze actually mu ijoro, twayikoreye hano Kicukiro mu Kagarama. Naho arafainting. Sasa tukimara kumubwira ati sasa uyu munsi nta gutaha, uyu munsi turarara, ahita fainting avuga ati ndapfuye noneho birandangira. Amara nk'isaha n'igice twihebye nyine, twabati umwana yapfuye nyine, reka twihangane dutegereze. Mugomba kumupimisha igicuri. Icyo kintu sinagitekereje. Inshuro ebyiri zose? Ariko noneho uwo wundi we byari biri grave, byari bituteye n'ubwoba. Uyu nguyu rero nawe kuko yari yafaintinze, ageze aho yabonye ibindi bintu bikomeye hariya, ubutesi burashira, agaruka muri mode, twe twarose tuvare ahantu kabisa. Okay, Nina yavuze ngo reka abahe mwese muvuge ibibazo mwahuye nabyo, reka dukomeze n'abandi. Ibibazo byanjye barabimvugiye kandi waripimishije igicuri? Oya, igicuri nayize gubuze corona, ahubwo nzajya kwipimisha kuko hari ibintu biba ku muntu unexpectedly. Ntabwo nari nzi ko byabaho, kuko njyewe iyo nkoze cyane sometimes mva imyuna, wenda niyo sinye nyereka ko naruhutse cyane nakoze cyane, rero urumva ibintu byo kwikubita hasi nanjye nabaye mushya, byarampindukanye. Ariko kubera ukuntu aho hantu hari hakonje cyane, hari hakonje cyane, nanjye naragararaga nkumva ntago mpagaze, nanjye nashidutse nyine naguye tu. Ariko biba biterwa iyo nakoze cyane, nagize utu stress biraza nyine. Ikindi poetry arwara, nandi kuvuga ati tuzinge, kuko urabona hari ukuntu wishiramo ko iyo uri gukora ikintu kigaferinga buri gihe. Kwa turi kuvuga ati tubonye uburyo bwo kubikorera ahantu muri script byanditse twashakaga, and then the main actress ararwaye. Wita wibaza izi wagira abazimu bo mu muryango bagukurikiranye, nyine ugahita uvuga ko ibintu bitari bikunde.
yararwaye. I know naba Nina kuko she is the owner Nina. Dari danje nje naragiye njya mu nguni yanjye sha nararize biriya ntabyo muzi. Nararize poetry ya fainting kuko twari nyine nari mbabaye ndi kuvuga ati akurikiyeho amascene agomba kugaragaramo wese we cyane nyine natwe turimo ahita arwara. Byarandiye wababwira amasengesho nasenze ariko hopefully twarabikoze kandi bigenda neza. Zose ni experience actually. Life is full of all of the stuffs kandi twagombaga kubikora. Okay. Yeah, Nina nawe usoza utubwira. Yego, ntago ndi buvuge byinshi kuko ni nkaho byose babivuze. Ndi buvuge nyine ku kintu kijyanye na experience kuba yari ubwa mbere nari nshutinze first of all mu bintu biri professional gutyo ukisanga ahantu noneho ibintu byose biri gusa nkaho biri gutakaza umurongo nyine igihe kimwe numvaga nyine sha natakaje nihebye nyine tu and reka tuvuge kuri budget iyi movie kuko ni movie mwagiye mutuvumo mwavuye Kigali mu Musanze kugira ngo mubone utwo tuvumo byaciye kuri RDB gutwara ibikoresho n'aba cameraman rightman ni team yose uko ariko kose bijishe kuba ari ndende cyane bimeze gute kuri movie budget yayo. Yego, ndavuga ntavuzemo precisement nyene budget yayo nyene mu buryo bw'imibare ntago ndi bubivugeho cyane but ndaprecisa ku bantu bari bwumve nyene barabyumva. Budget yayo yego ni budget nabaye supported na Mashariki first of all ndabashimira cyane kuko n'abantu bamvanye ahantu ntatekerezaga kuba nyene nava kugira ngo mbaje gushira igitekerezo canje imbere ya screen. Icyo ni cyambere. Icya kabiri nuko budget mu byukuri baduhaye ntago yari hagije muri iyo minsi yose. So nukuvuga ngo guhera ku main actress Abdul twese nyine twese na technical team bashize amakabo kugira ngo the movie bashe gusohoka. Okay, ugereranyije cyane utavuze imibare yose ni miliyoni 2 10 30 50 hagati ya miliyoni 2 kugera kuri 10 miliyoni 10 kugeza kuri 20 miliyoni 20 kugeza kuri 50. Ni movie ifite budget ndende na creativity ikaze cyane. Ntago ndi kumva ko navuga ko nayivuga mu mibare but ni hafi aho ngaho nyine miliyoni nyine hagati ya 5 kuri 10 kuri 20 kuri 50 ni hafi y'eshanu kuko ni hagati y'imiliyoni 3 kugeza kuri 5. Yego. Okay, ni hagati ya miliyoni 2 Yeah. Okay. It's nice. Ni menshi mu byukuri. Sasa reka tugaruke inyuma yo gushutinga ibyo bibazo byose mwahuye nabyo murasurvivinga until movie yarangiye shooting. Ese izagurishwa hehe, izayagaruza y'amafaranga cyangwa bimeze gute? Hangaha niho tyakumenya cyane. Kabisa, ofete niyo target ya mbere. Niyo target ya mbere movie mba numva nyene yaba international yaba ari arts ya cinema yazagaragara nyene mu bihugu bitandukanye. Numvaga nyene ko after the shooting na production yayo ko yazaba premiered muri German festival ya Berlinale. And then ko umuntu yayikorera distribution mu ma companies ya cinema atandukanye yo hanze, and then abantu tukagenda twishurwa kuri buri screening kuko hari aho bajya batanga $1 igihumbi kimwe $1 mu guscreeninga movie like 5 times ugasanga barayiscreeninze and then they pay you back.
nk'ibintu nk'ibyo byose. Benshi mu Rwanda iyo barimo gukora movie batekereza YouTube kuko ubu ngubu na CD ari kugurishwa, iyo ni system ya kera. Ubu ngubu abantu benshi batekereza gusohora movie agatekereza YouTube, ugasanga movie yamutwaye like miliyoni 30 cyangwa 20 cyangwa 10 cyangwa 5 ariko kuri YouTube agakuramo tuvuga ibihumbi 100. Ni loss. So hari izindi system zo kugurisha movie ngizo wavuze zo guscreeninga mu manuza. Izo zo zikorwa gute cyangwa umuntu yazigeraho gute nk'umuntu uri hano mu Rwanda? Icambere iba ari quality ya movie n'uburyo zandikwa, and ico ni icambere. Hari ama workshops nyine batandukanye nk'abantu ariko nyine bajya bandika ama screenplays, nabo bazajya babikora kuko icambere ni quality ya projet, and then after that quality uhita nyine ureba ibigo nyine ama companies atandukanye akora ibintu bya festival, abari on internet, uragenda nyine ugasearchinga kuri movie yawe, and then ugabanza ugatanga trailer, and then if baba interested bakagucontacting. Nibwo buryo bwiza kandi bwatuma nyine umuntu yabeshwaho na cinema na art ya cinema. Okay. Deka buri muntu adusubize kino kibazo, mutekereza gute kuri kuri career ya movie? Urashaka gukomeza gukina movie kandi cyangwa ni just gupasinga time? Bimeze gute kuri we? Oya, kuri njyewe nzakomeza kubera ko hari ibintu bibiri biba bitandukanye. Hari gukora ikintu comme ugikunda no kugikora parce que you want to gain something else. Njyewe I love art, all that is involved in art, so nzakomeza, ntabwo ari iby'ubu gusa, it's just the beginning. Okay, Nina? Ni urugamba rutaba rworoshye, ariko nzakomeza nyine nkora movie, nzakomeza directinga mu bintu bitandukanye, abantu bose banshakisha, nzakomeza nkora nyine scenarist mu buryo bwose nyine. Kandi tuzakomeza tureba n'uburyo kina cinema yaba on high level hano mu Rwanda. Ntabwo nareka kuvuga ko nzakomeza. Ni art kandi ntabwo tubikora kubera amafaranga, nayo turayashaka of course, tubikora kubera urukundo by'umwihariko. Ni n'ikintu gikomeye cyane. Nge numva ababyeyi bose ahantu bari, abantu bakuru, aba supporters basupporting muri cinema, bayisupporting kabisa kuko biratinda, ariko iyo bitanze feedback iba ari nziza cyane. Hari platform yo kugurisha movie yitwa Netflix, nago mujya mutekereza ko one day maybe movie zanyu zagera kuri Netflix? Ibyo twabitekereje kuko n'ubu dufite project, hari amahirwe bari batanze mu minsi ishize yuko abantu basubmitinga ama stories yabo. N'ubu dufite story nka team twatanzemo, dutegereje kuzumva feedback bazaduha. Murakoze. Wenda navugaho gato, hari amarushanwa ya Netflix bavugaga ku bintu by'imigani, and then bitewe na level tuba tu dreaming twebwe as a team, turavuga ati reka twandike iyo script iri muri iyo world nyene y'imigani, ya world ya imagination n'iki byose, and then iyo movie narayanditse nkora co-writing na Shafia. Twari tugitegereje ibisubizo bya Netflix, ubwo buriya tuzababwira inshallah.
badufashe inshallah. Asante cyane, murakoze cyane. Uyu munsi ntabwo nshaka kubatinza cyane, ariko ikintu cya nyuma na nyuma nkeneye kumva, ese iyi movie mwatweretse trailer uyu munsi, mwatubwiye na stories za shooting, selling n'ibindi byose, kuntu yakozwe n'ibiki byose. Ese iyi movie izasohoka ryari? Abanyarwanda bo bazayibona gute? Kuko ni short film, shootinze neza, ifite story iri unique, ntabwo ari ibintu bisanzwe. Aho mwayikoreye naho ntabwo ari ahantu hasanzwe. Movie kuva ku itangira kugeza ku musozo mwayikiniye mu tuvumo, cyangwa ku muvumo, sinzi ukuntu banabivuga. Umuvumo. So bimeze gute? So akenshi bizaba ari ibintu nk'uko bisanzwe, twe tujya dukora ibintu nyine bitari ordinaire, bitandukanye n'abandi. abandi ntago bajya iyo bakoze movies y'amafestival ntago bajya bayasohora hanze ako kanya, ariko twe twavuze ati why not nyine mu buryo buri local na hano abantu batayireba. Yego ntago izaba ari totally the premiere yayo, ariko ni mu buryo bwo kuba abantu baza and then bagatanga ibitekerezo, arico twita avant première. Bizabera kuri Impact Hub next nyine Saturday, niho hazabera iyo avant première yo kumva ibitekerezo, and then tugasubira muri production, tukashiramo ibyo bindi bitekerezo. Ni ryari? Aho hantu ni hehe? Gahunda izaba imeze gute? Yego ni kuri Ikawa Cafe, roof yo hejuru kuri Impact Hub. Gahunda nukuzaza, and then hazanaba na panel discussion ho gato bijyanye no kumva ideas z'abantu bose n'aba filmmakers batandukanye bazaba baje kureba, and then n'abanyamakuru. Yego. Okay. Ndabizi hari abantu benshi babashimira cyane, ariko mu bantu uri bushimire cyane Robert Kalala ntago yaburamo. Murabizi. Ntago yaburamo cyane. Okay, watangira special thanks to, and then ukabarangiza bose cyangwa mukabarangiza bose, maze tugasoza ikiganiro cy'uyu munsi. Ndavuga ku bantu batatu. Nkuko mwayivuze, Robert Kalala we ni umumenta, ni umufriend wacu, ni byose kuri twebwe, ni family. Robert Kalala ndamushimira cyane, kuko kugeza na n'ubu nyine turacari hamwe muri runo rugendo. And then undi muntu nashimira cyane the main actress Shafia, arabizi nyine urugamba yagwanye narwo on set kugira ngo tubashe kubona ibintu byiza. Ariko muzamukoreshe training agira umubiri ukomera. Abandi ndashimira cyane team yanjye n'ababyeyi, kuko nka mama wanjye namuvugaho cyane, kuko decoration n'ibiki byose biri tradi Arabic ni nkaho nabivanye kuri we. So ndabashimira cyane na Mashariki Film Festival. Nanjye ndashimira the whole team, cyane Shafia yaritanze cyane no mu bintu byinshi twagiye dukora before yuko tunashootinga movie, yaritanga cyane. Ndanashimira cyane njyewe personally Nina, ko yanyeretse ko I have something and I can give it out to people. Twabikoze dusa nk'abikinira, ariko it's getting on another level. Ndashimira team yose yadufashije turi Musanze, barwanya urugamba rukomeye cyane, kuza utiteguye ibintu, you pull out from your pocket and support, kuko ubona ibintu ari byiza. Aho bari bumve ko tubashimiye cyane. This is a big support, kandi we will forever be grateful. Ndashimira, ndahera kuri mama wanjye, tarambyaye ntago nari bubashe gukina muri movie. Na support ni umuntu mba hafi cyane, ni inshuti yanjye y'amagara. Ndashimira team
muri rusange twabaye umuryango ntabwo tukiri team. Then ndashimira my big brother ahantu uri papa wa Alia, thanks ampa support yo mu bitekerezo, na my big brother Lukman udukurikirana nawe, ni abantu bamba hafi iyo ngiye kuva muri art barangarura bangira inama zigiye zitandukanye, n'inshuti zanjye muri rusange zimba hafi, ndakeka yuko tutazabatenguha. Mwashimiye abantu bose, mwibagiwe BigTown TV uyu munsi mu by'ukuri nyuma yo gushimira abantu bari inyuma ya filme twari twibagiye gushimira abagiye gutuma tubagezaho amashimwe. Nongereho akantu gato, au fait na releasement nyene ku releasinga nyene the trailer twari twaranze nyene ku releasinga cyangwa se kunayi sharing ahantu hose, turavuga tuti tugomba kuzareba nyene ikinyamakuru cyangwa se YouTube channel izi art yumva art, and then ndabashimiye kabisa cyane BigTown TV kuba releasement ya trailer yacu cyangwa se project yose izavira muri BigTown TV. Murakoze cyane, this is BigTown TV kandi mu by'ukuri dukunda art, turi na tayari cyane kugira ngo dupromoting art zitandukanye hano mu Rwanda. Nina urabyibuka kuva na kera mu Busizi kuva na kera tugistrugglinga muri poetry, Bagiyeyo yabaga hari yafasha aba artiste cyane kugira ngo tubashe kuzamuka twese. Okay, dusoze na music, dusoze na poetry. Actually niko tujya dukora. Okay, reka mbahe microphone nje narangije. Warimo kwicana BigTown TV, nje kubahereza microphone turangiriza ikiganiro, ariko nanjye ndashimira the man behind the camera, uyu ngo akabitwa Kama Fresh. Big up to yourself. Namwe banamwemereye umugeni actually. Yakunze iminwa. Yeah bro, are you ready for that? Entirely my friend, entirely, absolutely. I'd just like to ask one question as well, for all three of you to describe your short film in one word. In one word. In one word. One word. Extra. Amazing. Art. All right. Dope. It's extra amazing art. Nice. For me it's dope. Okay. Reka dutangire hano poetry, then music, dusoze na poetry. It will be nice, I think. See, more of me is no more. I deserve a slap to wake me up. Now that my sleep is too deep, na imboni mindani, and I feel like I'm all done. Why lad, what have I done? Nje narakosheje waba warampanye cyangwa warampanishije, dore ufite abaja benshi wabishinze, but why me? Why are not all my request, but then my skin slackens? Please tell me. My body needs to be awakened. Lend me your calendar, it will never be ignored. Your sun, I'm flying the center with no destination. Not out but deep inside, I'm gone. See, I'm a quiet madman, not far from tears. Here comes a time I felt so happy, yeah. I stood up and said, I want to make it. Let me tell you that I thought I wouldn't feel this strong. If you have a dream, just do it, 'cause you will be happy in your life. In your life, just if you want it, grind it. Just say you wanna be famous all of your life. Remède. Elle seule l'appelait remède, même si elle était parfois un peu
malheureuse. Elle savait le cacher parce qu'elle était psychologue. Par son hospitalité, elle rendait chaque personne heureuse. C'est pour cela qu'on l'a nommée parfaite. Remède, pas parce qu'elle solutionnait chaque tort, mais remède, parce qu'elle se sentait toujours parfaite. Alors seule, dans son coin, réfléchissant à son faible point, elle trouva son talon d'Achille décevant, tellement décevant. Mwakoze cyane. Thank you. Subscribe. Yeah, kabisa.